akana k'agakobwa wenda n'urugero hariho n'imfubyi z'abahungu mu mbabare wenda naho turahagera azajya akamfasha imirimo yo mu rugo ibyo ari byo byose sinzavunika gahari. Reka nkubwire, reka na nyuma y'ubu buzima icyo uhaye isi nikikugarurira mu gihe kizaza. Wibuke wowe mubyeyi uri gufata umwana utyo ntago uzi icyo Imana imubikiye. Ejo n'ejo bundi wabona ubuzima buhindutse ugasanga noneho ya nabi wamwituye nawe isi irayikugaruriye. Reba rero umwana w'imfubyi ubuze umubyeyi we vubaho mama we, warangiza ukamufata gahunda atari ukumurerana urukundo ngo umukuze, ahubwo gahunda ari ukumukandamiza ukamugira nk'umucakara, ibikoremere uwo mwana akurana. Tudatinze rero nifuje ko hari isomo nabanza gusomera abantu badukurikiye kugira ngo tuze kujyanirana mu kiganiro, ariko dufite n'umurongo uhumuriza abantu. Nifuje ko tuza gusoma isomo riri muri Matayo igice cya 11 ku murongo waho wa 28 kugeza kwa 30. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemerere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye ukabutaremereye. Amen. Si isomo ryiza? Isomo ryiza cyane kuko rishobora kukuruhura. Niko umutwaro wanjye utaruhije. Kuko kunkorera bitaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Iryo ni isomo rero mbashije kubatura muri kiganiro, tukaba tugiye guhumuriza cyane cyangwa se gukomeza abantu subwo sinzi bw'inyito ndibuze kuyita, ariko cyane cyane ni ku bantu batagize umugisha wo kugira ababyeyi. Ushobora kuba ufite umwe, ushobora kuba nta n'umwe ufite. Ndatekereza ko ari ubuzima buba butoroshye iyo dutekereje ku gihe cyacu, igihe twavukiye, reka bariho mpera, kuko wabonaga ko natwe bitugora dufite umubyeyi, ariko noneho tekereza kuri wa muntu udafite n'umwe. Yego, gira icyo umubwira uri. Icyo namubwira ni kimwe n'insanganyamatsiko y'iki kiganiro, nkomeza ngukomeze, dukomezanye. Nta kindi namubwira usibye gukomera. Ni ibihe biba bigoye gukura udafite ababyeyi. Hariho bimfubyi bakabona imiryango myiza ibafata, ikabafata nk'abana babo, ikabatetesha, bakinjoyinga ubuto bwabo, ariko ntitwakwibagirwa n'ababimfubyi bagasa n'ababuze kivurira. Akabaho atotezwa, abwirwa nabi, abuzwa uburenganzira bwo kuba umwana, amakosa abana bakora akaba badafite uburenganzira bwo kuyakora kubera ko adafite umufitiye impuhwe, adafite umugirira imbabazi, bigatuma muri we akurana igikomere. Rumva niyo retare yo kuba tarabayeho ubuzima bw'ubwana kandi ari umwana, uko byagenda kose biramugaruka. Kadusuhuze n'abantu bajya hano yitabe ngo abirwanyeho. Twagize sinzi ukuntu naza kubyita, twagize ibibazo, twagushira ishyano, abantu bisanga mu bihe bitatworoheye, abantu bisanga batagifite ababyeyi, abantu bisanga babaye imfubyi, abantu bisanga igihugu kiguye mu mwijima w'icuraburindi, ariko turi hano kugira ngo tubakomeze, bumve bakomeye. Iyo tuvuga ibi ngibi hari umubare munini cyane w'abanyarwanda bumva ibyo ari byo, kuko niba hari ahantu hari imfubyi nyinshi ahari nibaza ko ari mu Rwanda. Hari abana benshi cyane babaye imfubyi mu buryo butunguranye. Bituma bakura mu buzima bwo kwirwanaho, akimenya, akipapa kimama uri kumva, kandi ari mutoya ukagiye uvuga utse ahubwo akarera na barumuna. Umwana ungana utya, ubu bwenge bwaje buti, ibitekerezo byaje bubite kugira ngo abashe kwirwanaho abageze kuri iyi level. Hari benshi cyane bagiye batanga ubuhamya bavuga ingano bariho
igihe babereye imfubyi batangiye ukumva ni muto abandi cyane ariko ukumva yafashe responsabilité zo kurera barumuna be cyangwa se babyara be cyane cyane amarorerwa yagwiririye igihugu cyacu mwese murayazi ariko burya Imana ikikwereka ko Imana idatererana imfubyi nuko bakuze ubu ngubu bakaba ari abantu bafitiye n'abandi umumaro bakaba barakurishije barumuna babo. Rero si impamya ko ari ubwenge bw'umuntu gusa, haba hari na support y'Imana. Ukareba umwana w'imyaka 7 yagiye gucuruza wenda amandazi, ukibaza umwana w'imyaka 7 ari gutekereza gucuruza amandazi gute? Haba harimo n'igitekerezo cy'Imana ifasha wa mwana ikamuha ubwenge butangana n'imyaka ye kugira ngo abashe gusova abandi bari munsi ye nawe abashe kwibeshaho. Yego ni ukuvuga ngo mu bintu byose rero mu bihe byose tuba turi gucamo ushobora kuba uri imfubyi, ushobora no kubyarwa ariko ntiwishimirwe n'ababyeyi, cyane cyane hari nk'abana usanga baratawe ku muhanda agakura muri ubwo buzima ntazi papa we ntazi na mama we kandi mu by'ukuri barahari, ariko muri icyo gihe we yibara nk'imfubyi. Kandi natwe niko tubibara kuko ntabwo ubuzi mama we nta nubwo ubuzi papa we, ubona ko ari imfubyi. Ariko muri urwo rugendo rw'umwijima, muri izo mbaraga ukoresha nyinshi kugira ngo uve hantu, hari Imana ibiri kumwe nawe. Nituvuga abo bantu reka duse n'abageneraliza. Yego, hariho abo tutita imfubyi bafite ababyeyi bombi ariko babayeho ubuzima bw'ubupfubyi cyane bitewe n'uko babyaye n'ababyeyi batari responsable. Kabyara umwana ukamujugunya aho ngaho cyangwa se ukamusigira barumuna bawe cyangwa se ukamuterera ofite ugasanga nta responsabilité ufite ku bana bawe. Abo bana bakaba bagasa n'abirera cyangwa se bagakurira mu miryango itabumva itabafasha, ugasanga umwana yakuranye ibikomere utabona ukugira. Kandi noneho abo ngabo bo bahura n'ingorane zikomeye kuko barababwira bati ufite mama wawe ufite papa wawe uratubaza iki, ugasanga nta muntu n'umwe afite wamugirira impuhwe. Iyo ufite wenda ababyeyi bapfuyeho haboneka no kugirira impuhwe akavuga ati barapfuye, ababyeyi be barapfuye, ariko ufite abo babyeyi babaye irresponsable biba bibi cyane kandi ukarushaho no kuvunika cyane kuko burya nabwo ibyo bikomere biba bitandukanye. Wa mugani kuko hari ubivuze nibe niyo ntabahari ubizi neza ko badahari, wagize ibyago nyine barasinzira, ariko noneho iyo uzi ko bari ahantu bahari ukaba wirwanaho kuko twabivugaga, ukaba wimama uri no kwipapa bitera igikomere cyane. Ariko ihumure dufite niringiri nuko dufite Imana ni se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi, niryo sezerano tugenderaho nk'uko twamaze kurisoma muri Bibiliya. Mwese abarushye n'abaremerewe, nawe rero araguhamagara, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Nicyo ashinzwe, nicyo abereyeho kuturuhura. Ni ibikomere byinshi, n'abantu benshi bafite ibikomere mu mitima yabo bakeneye uburuhukiro, bakeneye umuntu ubabwira neza, bakeneye umuntu baruhura, bakeneye umuntu bashobora kubwira bakaruhuka, byibura bakabona n'umunota n'umwe, byibura umuntu ashobora kumutega amatwi akamubwira akamwumva. Ariko nanone twe kwirengagiza ko n'iyi si nayo idukamura, reka mbivuge gutyo, n'iyi si irushaho kutukandamiza, none igakandamiza na ba bantu ikabakamuramo umutima w'impuhwe, ntitubabone ko ari abantu bakwiriye ubufasha, ntitubiha agaciro. Ugasanga abantu nanone sinzi ukuntu nabyita, babaye nk'inyamaswa, ugasanga nta muntu ugifite impuhwe. Hari umubyeyi ushobora kubona akana k'imfubyi ugasanga wenda no ku kiriyo haravuze ati uwo mwana muzamumpe, mu by'ukuri nta rukundo amufitiye, ahubwo avuga ati niboneye agakozi. Akana k'agakobwa wenda ni urugero, hariho n'imfubyi z'abahungu mu mbabare wenda naho turahagera, akavuga ati n'akana k'agakobwa ibyo ari byo byose kakajya kamfasha imirimo yo mu rugo, kamfasha imirimo yo mu rugo, ibyo ari byo byose sinzavunika gahari. Noneho wakageza iwawe aho kugira ngo umurere nk'umubyeyi, ukamurera nk'umukoresha nawe mubi, kuko hariho abakoresha beza n'abakozi babi.
umukoresha mwiza n'umukozi akoresha amufata nk'umwana akamuha umutima w'urukundo akamukoresha mu bugwaneza. Ariko noneho umukoresha mubi ni hahandi usanga yaragufashe nk'umucakara. Reba rero umwana w'imfubyi ubuze umubyeyi we vubaho mama we, warangiza ukamufata, gahunda atari ukumurerana urukundo ngo umukuze, ahubwo gahunda ari ukumukandamiza ukamugira nk'umucakara, ibikoremere uwo mwana akurana. Noneho kugira ngo wa muganira aravuze ati mumumpe murere, hari uburenganzira gifite gikeneye nk'umwana, akeneye kurerwa, akeneye kwiga, akeneye kwitabwaho, akeneye guhabwa buri kimwe cyose yakagombye guhabwa n'umubyeyi. Ariko wowe uramufasha kugira ngo mukomeze ajye mu ishuri, ahubwo uramufasha umugize umukozi wo mu rugo. Hari n'ukuntu erega iyo umuntu afite umutima utarimo Imana, ariko mbivuga yego. Kandi nimvuga ngo utarimo Imana ntimutekereze ngo idini runaka, oya, hariho n'abantu batajya gusenga ariko imitima yabo irimo impuhwe, irimo Imana. Imana ni urukundo. Iyo udafite umutima mu rukundo ntabwo ufite Imana mu mutima wawe. Ugasanga abikoze bya nyirarureshwa, amujyanye ku ishuri n'ibyo, ariko uburyo amutreatinga mu rugo bizatuma na rya shuri adashobora kuryiga. Ejo nava mu ishuri utanga abagabo ngo nimureba yarananiye, yigize nabi, dore namujyanye ku ishuri yanze kwiga. Kandi mu by'ukuri uburyo wamufashe nibyo byatumye bwa bushobozi bwo kwiga atabugira. Urumva rero biba biteye agahinda kwifata ukavuga uti mwana ni mumumpe, warangiza uzi icyo ugiye kumukoresha gitandukanye n'icyo ukamugomwa undi mubyeyi wari kumurera mu buryo bwiza, mu buryo bw'urukundo, wa mwana akazavamo umusaruro muzima mu gihe kizaza, ukamumugomwa umutwariye kumwica urubozo bingana gutyo. Ni ibintu bibabaje cyane. Ni ibintu bibabaje rero, kandi biriho, kandi bireze, kandi isi ariko ni ingaruka z'icyaha. Bireze cyane umuntu akakubuza amahirwe wari ugize ngo agiye kukubera umugisha, ahubwo ukakosanga akubereye umusaraba. Reka nukuri twibutse abo bantu bagifite uwo mutima, bagerageze kugira umutima wa kimuntu, bagerageze kugira cyangwa se gukora ibishimwa n'Imana, kuko nyuma y'ubu buzima hari urubanza. Ibyo dukora byose hari igihe kizagera bikajya ahagaragara. Buriya reka nkubwire, reka na nyuma y'ubu buzima icyo uhaye isi nikikugarurira mu gihe kizaza. Wibuke wowe mubyeyi uri gufata umwana utyo, ntabwo uzi icyo Imana imubikiye. Ejo n'ejo bundi wabona ubuzima buhindutse, ugasanga noneho ya nabi wamwituye nawe isi irayikugaruriye. Hari umuntu wigeze avuga ati Imana yo ishobora kukugirira imbabazi ariko isi yo ntizakugirira imbabazi. Bivuze ngo rero igihe cyose Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ubamba isi ntakurura. Ayo magambo nayo n'umugani. Yes, ni umugani ngo ubamba isi ntakurura. Igihe cyose uri gukorera igihe cyose uri gukorera nabi umuntu, ujye utekereza nawe ejo ko ibyo uri kumukorera bishobora kukugeraho. Kandi mu gihe uri gukorera nabi undi muntu, ujye wicara utekereza uvuga uti ibi bintu biramutse ari ngiye biri gukorerwa nakwiyumva ni gute n'abandi kwiyumva. Nibura bizagufasha kugirira abandi impuhwe no kubagirira ineza. Reka twige kugira neza rero mu buryo bwose. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro, ndabizi ko muri buze kukubwa neza, kandi tutarasoza reka kuko ari kuhumuriza, wenda tutaje kuvuga ibibazo by'abo bana, reka tubahumurize, reka tubakomeze. Imana, ubuzima bwawe buri mu maboko y'Imana, ntago buri mu maboko y'uwo muntu uri kugutoteza. Rero bivuze ngo ukwiriye kugira icyizere, ugahora ufite Imana icyizere, ntucike intege, ntumve ko ubwo buzima uri kuviva ari wowe wenyine uri kubiviva, icyo ni cyangwa ari bwo bwa nyuma, ari bwo uzahoramo igihe cyose. Mu biganza by'Imana harimo ubuzima bwawe, kandi imigisha iri mu biganza by'Imana. Humura, Imana iguteganyiriza ibyiza cyane rwose. Arakoze cyane Oliva, yatuganiriye neza. Nanjye ubwanjye ndi kumva ndi gufashwa, ndi mu bantu nanjye babuze umubyeyi, papa. Turi bato cyane nta n'umwe mukuru tubona ko arimo, ariko ubwo buzima
buragora ni urugendo ruba rutoroheye umubyeyi usigaranye izo nshingano cyane cyane yari umubyeyi utari gito niko nabivuga iyo yari umubyeyi w'intwari akaba ari umubyeyi w'umunyamugisha akaba ari umubyeyi w'umumaro aravunika urwo rugendo nanjye ubwo mbasha kurukurura nkibaza noneho wa wundi wabuze mama kuko njya numva ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ntekereza ko ni urugendo ruba rutoroshye ni urugendo ruba rukomeye ni urugendo ruba rurimo intambara z'uburyo bwose udashobora kwicara wowe ubwawe ngo wumve ushoboye kuzisimbuka ariko hejuru y'ibyo byose hejuru y'urugendo rw'umuntu mu buzima bwa buri muntu wese burya buri mu kiganza cy'uhoraho Imana niyo ifite umugambi wayo kuri wowe kuri buri muntu wese icyo yagennye kuri wowe uko byagenda kose kizasohora n'iyo nzira ndagira ngo nkubwire ko itatunguye Imana ntabwo yatunguye Imana kuko Imana ihora itubereye maso ibyo ugomba kubaho byose ibiri kumwe iba yiteguye kugira ngo itambukane nawe ntabwo ishobora kuduhana rero mu byo ducamo kandi rega ujye wibuka ko hari igihe uca mu bintu bibi kugira ngo bikugeze ku byiza kurushaho hari umuhanzi waririmbye iriya histoire yo muri Bibiliya Yosefu aravuga ngo y'Imana iza kureka Yosefu Yakobo ikamuha Yosefu hari igihe bari kugeraho bakaba mu bihe by'inzara wenda bakanapfa ariko yemeye kubabaza umutima wa Yakobo ararira arihanagura Yosefu arababara ukuntu yatereranwe na barumuna be agigurishwa n'abanyegiputa agezeyo ahinduka nk'umwami asova n'umuryango we rero wasanga hari igihe Imana iri kugucisha muri iyo nzira kugira ngo iyo nzira ari igomba kukugeza kuvamo umugisha wawe kiruta ibindi birumvikana rwose humura ntugire ikibazo nakomere kandi yumve ko icyambere cyangwa se nk'imbundo y'iki kiganiro reka tubabwire ngo mu ijuru hari Imana mu ijuru hari Imana yumva mu ijuru hari Imana ikora mu ijuru hari Imana udashobora gusobanukirwa wowe n'ubwenge bwawe wowe ushobora kubitekereza ukumva ukavuga uti nyamara ubu buzima mbayemo sinumva niyo Mana bavuga uko yabimeze ntutekereze ko no kuba uri muri ubwo buzima ariko ukaba uhumeka tekereza ko noneho hari uri no kubucamo anarwaye n'ababa bari umuntu baraho ntawe afite wundi bubafashe niwe wari usa naho barwanira ishyaka noneho akaba aranarwaye noneho utekereze ko wowe biri kukuba ariko ufite ubuzima kandi igishoro cya mbere burya ni amagara mazima nibwo bukire bwa mbere njye niko njya mbwira abantu ndi umukire kubera ko mfite ubuzima ahubwo rwose reka tunakomoze kuri icyo ngicyo abana b'imfubyi nibo turi kuvugaho surtout nk'abakobwa impamvu nibanda ku bakobwa nuko bahura n'ibibazo byinshi ntabwo tuvuze ngo n'abahungu nta bibazo bahura nabyo ariko biba bitandukanye ariko abakobwa bahura n'ibibazo hari umwana ukura gutyo ari imfubyi ahaba cyangwa aharererwa bamumaltreta nyuma akazafata umwanzuro wo kumva ko ntacyo amaze yarangiza akahitamo n'inzira yo kwigurisha akavuga ati ibyo mbona niba ntabifite ibyo nkene niba ntabibona reka ngira gutya bampa amafaranga ngo nyine ugasanga ubuzima bwawe burahangirikiye kandi bw'ejo hazaza kandi ejo hazaza kubikiye ibyiza cyane ni ukuri reka umwuka w'Imana akomeze gusanga buri muntu wese kandi Imana iyo nyiri ibyiringiro bishyitse kuko njyewe ntabyo burya nabasha kuguha kugira ngo bikugere ku ndiba y'umutima ariko ijuru turabizi ko ririho kugira ngo rihumurize umuntu wese ubabaye mu buryo bwose ntabwo twabavuga muri rusange bose ngo tubarangirize rimwe ariko tuzarushaho kugenda tuganira ku nguni zose uko umwuka wera azarushaho kutuyobora ariko reka dukomeze abo bantu bari guca muri ubwo buzima bari guca muri uwo mwijima bari guca muri ubwo busharire n'umuribwe kugira ngo bakomere bizere Imana yo mu ijuru bumve ko Imana iriho uko byamera kose kandi dushimira Imana natwe ndetse n'abandi mwabashe kuva muri ubwo buzima bw'umwijima mukagira umugisha mukabona mugeze aho mugeze mwibuke rero kusubira inyuma kugira ngo mubere inkomezi babandi baciye mu byo mwaciyemo mwe kugira ngo mukomere kugira ngo mubakomeretse ahubwo mukomere kugira ngo mugire mute mubakomeze mwakoze cyane rero ndizera ko tugeze ku musozo kandi wakoze cyane tugushimire murakoze nizeye ko n'ubutaha tuzakubona tukaganira kandi tukagirana ibihe byiza mukomeze kugira umunsi mwiza rero kandi ibihe byiza by'Imana n'amahoro y'Imana arushaho kubana namwe bye bye naho butaha